Okay, rero nizere ko mumeze neza. Murakomeye. Madamu wanjye rero nawe ndabona umeze neza. Nta kibazo mfite. Ndabona ko mubi. Umuntu uri gusinzira. Ibibazo byinshi bitaho. None se byakugendeye gute muhungu wanjye? Harabura iki koko ikintu kiri kubura ni iki kugira ngo ubesere? Bamaze iminsi abahama yiyumvira. Kugira ngo arabizi kugira ngo mbe mbiseriye. Wowe ntabwo ushobora kuvamo umwana wawe rero icyo mbona. Okay. Tutagiye mu magambo menshi no gutinda. Ejo bundi ubwo najyaga mu rugendo baraje nyine nahuye na Gahigi yaravuye i Kigali. Baje tuganira mu by'ukuri amubwira ikibazo mfite ku muhungu wanjye. Ubwo umuhungu wanjye nta mugore ari umugore ufite ari umuntu ufite mukundana. Ari fiyanse ufite? Urumva se ntabwo mufite mugore. Aha, dore ngibyo tuzi. Wumva mwarakubwiraga? Ibyo bibazo afite. Nawe afite dore niyo mpamvu dore buriya. Turakora iki? Ikibazo gikomeye cyane. Turakora iki? Dore na mushiki wawe ngo rwose nawe naturebire rwose. Niko mubi ngo nta muntu afite nta fiyanse afite. Ese yamukura. None rero Asa nicyo kibazo ufite. none rero umuceceke nyine. Mubi yararenganye. None nyine Gahigi baraganiriye. Sibyo? Amubwira ko umuhungu wanjye nta fiyanse afite. None ambwira ko afite umukobwa. Umukobwa rwose w'inkumi yarize neza. Kandi umukobwa yarize noneho yarangije n'amashuri. Ubu ngubu arimo aradepoza ari hafi kubona akazi. None rero mubi nimba nta fiyanse ufite uwo mukobwa uko byakagenda kose tugomba kubashyingira. Njye na Gahigi twaje tuganira twemeza ko tugomba kuzabafasha kuri buri kimwe, yaba ibizabatunga, yaba ibigomba kubabeshaho muri iki gihe, yaba kugeza kuko mugateganyiriza namwe abantu bandi muzabyara. Kuko urabona ndishoboye, Gahigi nawe arishoboye ntacyo abuze. Ibyo byose rero tugomba kubikora tukabafasha twese namwe mugakora ubukwe bw'agatangaza hano muri uyu murenge wa Bwiramana. Rekera nabyumvise ibyo ashatse kuvuga. Mama, ibintu papa ari kuvuga urabishyigikiye? Ibintu ndabishyigikiye twabiganiriye dusanga nta kibazo gihari. Ushyigikiye ushingiye ku ki? Nese ibyo twagutekerereje urumva bihabanye no mu Nese nje nzaba mu giti ibyo byose tuzabikora mu hungu. Ariko mwagiye mutekereza. Nje nzamubunze tuzabana mu giti. Oya tuzabukira. Nje ntabwo mfite. Uri kumva ntaho guhinga mfite. Uri kumva? None se muri make wirushye ubwonko nese urareba ukabona ibyo twabashije gukora byose. Nta bitekerezo twari dufite, twebwe twagutekerereje nk'umwana twabyara. Iyo umuntu akubwiye ngo buri kimwe cyose icyakoze icyo nabemerera ngiki hanjye nk'umwana wanyu. Nimba mwemeye ko muzangurira inzu mukampaho guhinga mukangurira deja na moto, nta kibazo rwose. Ntabwo umugore mwama najya mutwara, ntabwo umugore mwama ntumagenda n'amaguru, uzangurira na moto. Ibyo nta kibazo. Nimba mubyemera, nimba mubyemera. Ariko si ubwo umukobwa washoje kwigazemera mu bihe kanjye kwirebera akadogo niba yahishije twiriye. Ibyo ntacyo bitwaye koga. Si wumva? Oya mubi rwose agomba kuzakwemera. Azakwemera. Ntegereze mbere. Ese mbona mushiki wanjye ko tuvukana mu ndimi ko nabari kuvuga ngo nibanga. Wese urumva utiyizeye? Jewe se. Nese njye nimba ngiye kubwanjye ndiyizeye. Ariko mushiki wanjye bari kuntakariza icyizere. Ubwo si uko nk'uko. Oya ntugire wowe ikibazo. ubwawe ntugire ikibazo. Ntugire ikibazo. Ariko uba ubona kwita dusebeje. Ariko basebeje bakungana. Reba imyaka ufite. Urebe n'ibyo dufite. Abantu birirwa batwibazaho. Ariko uko bisa kose mureke mbabwire. Si muri ababyeyi banyu. Turi ababyeyi banyu. Mureke mbabwire nk'uko. Sibyo? Njyewe nkurikije ibintu mufite hano muri uru rugo rwanyu. Ntabwo mwabivuga muri kumva amakangana na leta. Mwakaretse nkarya ku biryo byanyu. Oya mubi rwose, oya. Amaherezo. Kandi ariyo mpamvu nanjye naganiriye na Gahigi mbona ubikeka cyane. Urarya cyane no kugenda bigabanuka. Ndagira ngo nawe urugo rwawe ubwo kurya kwawe ujye ugenda urye mu rugo rwawe.